Pasika yatangiye kera cyane mbere ya Yesu Kristo, mu gihe cy'Abayisiraheli bari mu bucakara muri Egiputa. Imana yohereje Mose kugira ngo azakize Abayisiraheli abakure mu bucakara. Ariko Farawo yanze kubarekura, nuko Imana itangira kohereza ibyago 10 kuri Egiputa. Icyanyuma cyaje gikomeye cyane, umumarayika w'urupfu yagombaga kwica abana b'imfura bose muri Egiputa. Nuko bica umwana w'intama utagira inenge, amaraso bayasige ku miryango y'inzu zabo. Nuko umumarayika w'urupfu yageraga ku muryango asizeho amaraso, iyo ntama yarayisimbukaga. Bakabyita Passover. Niho haturutse Pasika y'uyu munsi bizihiza, cyangwa kurenga hejuru. Maze Abayisiraheli barokotse batyo, maze bararekurwa bava muri Egiputa. Kuva icyo gihe Abayahudi batangiye kwizihiza Pasika buri mwaka, bibuka ko Imana yabakijije ubucakara. Barya umugati utarimo umusemburo, ndetse n'intama bakomeza kuzitamba batyo. Reka twinjiye muri Pasika yo mu isezerano rishya rya Yesu Kristo. Mu minsi ya kera Imana yohereje marayika ku mukobwa witwaga Mariya, imubwira ko azabyara umwana wihariye uzitwa Yesu, Emmanuel, umwana w'Imana. Nubwo uyu mukobwa yari isugi, yemeye ubushake bw'Imana, nuko umugabo Yosefu nawe yahawe ubutumwa mu nzozi ko umwana azaba ari uw'Imana. Nuko ntibyaje gutinda, Yesu yaje kuvukira i Betelehemu mu gihe batari babonye aho barara, avukira mu muvure amatungo. Abamarayika babwira abashumba ko havutse umukiza. Abanyabwenge bayoborwa n'inyenyeri baza kumuramya. Umwami Herode ashaka kumwica, ariko Imana iburira Yosefu mu nzozi, bahungira muri Egiputa. Nuko Herode ashyiraho itegeko ry'uko bagomba guhiga umwana w'umuhungu wese, ariko biza kurangira bibaye by'ubusa. Herode birangira apfuye, atabonye umwana yashakaga kwica. Nyuma yo kumva inkuru ko Herode yapfuye, basubiye i Nazareti, aho Yesu akurira afite imyaka 12, akajya mu rusengero i Yerusalemu. Atangaza benshi cyane bitewe n'uburyo yigishaga mu buryo bukomeye cyane. Aha yari yajyanye n'ababyeyi be, ariko baza kuba bamubura. Baza kumusanga hagati y'igikundi cy'abakomeye. Uyu mwana arimo arigisha, ndetse ibintu abantu benshi cyane bakuru bari batangiye gutangarira. Baravuga bati, uyu mwana ntasanzwe koko, kandi afite ubwenge bwinshi cyane. Uyu yari umwana w'Imana wamaze gukura. Kuri ubu yari agize imyaka 12. Afite imyaka 30, ajya ku ruzi rwa Yorodani abatizwa na Yohana. Amubatiza, ijuru rirafunguka, ijwi rivugira mu kirere riti, ati uyu ni umwana wanjye. Akimara kubatizwa, ava aho ajya mu butayu, amara iminsi 40 ageragezwa na Satani, ariko aratsinda. Icyo gihe Satani yamubwiraga ati, simbuka ari ahantu maze nguhe isi yose. Nuko aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, fata aya mabuye maze uyahinduremo umugati urye. Icyo gihe inzara Yesu yari imwishe. Atangira kwigisha no kwamamaza ubutumwa bwiza, avuga ku bwami bw'Imana bwegereje. Yigisha urukundo, imbabazi ndetse no kwihana. Akora ibitangaza byinshi, akiza abarwayi, ahumura impumyi, azura abapfuye, agaburira imbaga, agenza amaguru ku mazi. Abantu benshi baramukurikira, ariko abayobozi b'amadini batangira kumwanga. Yaje kugera ubwo atoranya abigishwa 12 kugira ngo bamufashe akomeze kwigisha mu migani, asobanura ubwami bw'Imana. Igihe cyegereje ko atangwa, agiye Yerusalemu, yakirwa n'imbaga imushimira, ariko mwibanga rikomeye bashakaga kumwica, ariko bakamwicira ku karubanda. Umwe mu bigishwa be, Yuda Iskariyoti, yemeye kumugambanira ku biceri 30 by'ifeza. Yesu nuko atangira kwitegura ko ifunguro rya nyuma n'abigishwa be bose, ababwira ati, umwe muri bo azangambanira. Abaraga kandi akabigisha gukundana. Nuko nyuma yo gusangira n'abigishwa be, ajya gusengera i Getsimani. Agira agahinda kenshi, ariko yemera ubushake bw'Imana. Nuko nabwo Yuda yari yagiye gushaka abo basirikare bari bamwemereye ibiceri 30 by'ifeza. Yuda azana abasirikare, ikimenyetso cyari ukumusoma ku itama. Nuko bagahita bamufata. Bakimara kumufata, abigishwa be bose barahunze. Nuko Yesu ajyanwa kuburanishwa n'abatambyi. Nuko Yesu atangira kuburanishwa n'abatambyi, bamushinja kubeshya, bamujyana kwa Ponsiyo Pilato. Pilato ntiyabona icyaha, ariko kubera igitutu cy'abantu bari bateraniye aho ngaho imbaga, yemera ko abambwa. Atariko aya maraso ntazambazwe. Yesu arakubitwa cyane, bambika ikamba. Yesu arakubitwa cyane, bamwambika ikamba ry'amahwa, bamuseka cyane, ndetse baza kumukorera umusaraba ajya i Goligota, aho bagombaga kumubamba ku musaraba hagati y'ibisambo bibiri. Nubwo yababazwaga cyane, atotezwa, kubitwa, asaba Imana
kubabarira abo bamukoreye nabi. Amaze igihe ku musaraba aravuga ati byose birarangiye, ahera ko ahita apfa. Maze muri icyo gihe umwijima utwikira isi iratigita n'umwendaro urahera utabukamo kabiri. Umugabo witwaga Yosefu wa Arimataya nuko nawe asaba umurambo we ajya kumushyingura mu mva. Petero wari waramurahiriye kutazamusiga. Nibyo koko Yesu yari yamaze kumubwira kare ko inkoko itarabikaza kuba yamwihakanye inshuro 3. Ibiko nibyo koko byarabaye. Mu gihe Yesu yari arimo ashinzwe ibyo byose ndetse agirimo akorerwa iryo rucarubozo, bamwe mu bari bateraniye aho ngaho bibutse ko hari abantu bajyaga bagendana na Yesu. Nuko bamwe batangira gutunga intoki Petero bati nuriya nabambwe kuko nawe yajyaga agendana nawe. Nuko Petero arababwira ati reka ati nge ndi mwene Simoni. Nuko Petero ahita yibuka ko yari yarahiriye Yesu kahazagwa azagwaho. Nuko byari byaravuzwe ko nyuma y'iminsi 3 Yesu Kristo agomba kuzazuka. Abayobozi bakomeye bashyizeho abarinzi bati bene wabo bataza kuza kumwiba bakavuga ko yazutse, ndetse baza kuba bakingishaho urutare ruremereye cyane. Ariko ntibyaje gutinda, bamwe mu bagore bakundaga Yesu Kristo cyane baje kuba bakwegera yambaye, ariko baza gusanga abasirikare bose baguye igihumure ndetse imva ifunguye. Inkuru itangira gukwira hose kumukiza Yesu Kristo yazutse. Abonekera abigishwa be. Muri icyo gihe Pasika yari isanzwe yizihizwa, ariko aha niho ibintu byahindutse cyane. Yesu nuko ahinduka umwana w'intama yatambirwaga kuri Pasika. Yapfuye ku musaraba, amaraso ye akiza abantu ibyaha. Izuka rya Yesu, Pasika ya gikristo. Nyuma yo kubambwa, Yesu yapfuye ashyingurwa ku munsi wa 3. Yazutse mu bapfuye. Iki nicyo gihe abakristo bizihiza nka Pasika. Pasika y'ubu mu bakristo, Pasika y'ubu yibanda ku rupfu rwa Yesu. Izuka rye igaragaza intsinzi y'ubuzima n'urupfu, agakiza k'abantu. Pasika ifite ibisobanuro bibiri bikomeye mu Bayahudi: kwibuka uko Imana yabakijije ubucakara muri Egiputa. Mu bakristo kwibuka urupfu n'izuka rya Yesu Kristo, ubutumwa bwa Pasika. Pasika itwigisha Imana irakiza. Hariho ibyiringiro nubwo ibintu byakomera bite. Urupfu ni iherezo rya byose. Reka mbashimire mwese twabanye muri iki kiganiro, ngewe kibageze gahunda ituru. Ukomeze kudushyigikira mukora subscribe ku Ihozo TV. Ibiganiro byacu nakagaruka. Reka mbifurize Pasika nziza kuri mwese.